mishu basi bumva wahazwa n'abagabo bangana iki ngo musengera Imana igumugabo umugabo umwe uramushaka ufite amafaranga uramushaka uyafite yego ufite urukundo fukama hasi musengera Imana imuzane do fukama hasi musengera nishaka mpinduke dendo ninshaka iki kireba inyuma ntago nshobora gufukama none urimo satani tambabwiza ukuri sibyo mushaka inzira ahubwo zo gukizwa mureke kuza kudufera mu kizwa nyine kizwa ibi ni bicuba wambaye ibi ngibi ibi dore se gushaka kwakora ibi se ibi ni ibiki ubundi oya ibi ni goromete utankora ahubwo avuga ngo uri kumva nawe ukumvira ririra kwishe kumva uri kumva oya ntarari mfite njewe navuye mu nda ya mama ntarari mfite navuye mu nda ya mama ntarari mfite numvishe mu izina rya Yesu kwakira na Yesu uyu munsi urakizwa ushaka kunkora nka bya bindi Yesu yavuze kukubeshya niyo abantu bose bashiraho basenga abapaseri bagashiraho gasigara wowe we ntiwambwira ngo nipfukame nkusenge ngo ndagusengera uyu munsi uratura ngo mwami Yesu fukama hasi musengere ese mwami Yesu bwa baruga mbere fukama hasi musengere nubundi mwami Yesu usanzwe mbivuga fukama hasi musengere ahubwo abantu ntemera naba ngabo uyu ngo yonje mwemera uyu kare akuse ako none bano bantu ngiye bajya banseze reba kuntu bawambaye ibitenge uri kirangaza muzabona ishano tuzabona ishano abakora kandi njewe abakora ibiki abambara ibyo oyo tivumbura senguragiye ntuve mu kiganiro guma aho ngaho ushaka kugenda icarangaha urajya he ugiye hehe urajya he imbaraga ndamusengere mu izina rya Yesu imbaraga sima nago ndimo icara hano fukama hasi musengere fukama hasi musengere fukama hasi musengere garuka fukama hasi musengere fukama hariya fukama hasi musengere barakubesha wowe n'uyu munyamakuru murimo satani umva ndabivuze wabibonye ko imbaraga z'Imana zimanutse zikamuganza garuka hano musengere Celebs Magazine Show. Twinjire mu kiganiro ni Celebs Magazine nkuko tudasiba kugenda duhura n'ibyamamare binyuranye mu Rwanda hanze y'u Rwanda tugenda tuganira nabo ndaza gusengera mvuye kuri kamera urebe ko turi kumwe n'abatumire sari kubibona yego ubona nakobweza kuri uyu munsi hagiye gushya yego Noheli ari gushaka usengera no wahe ni muri Sudani ni muri Canada no wahe ho uyu mu diaspora Canada okay nabasuje mbahaye ikaze ibyo twakwikirije ndacyarimo guseka uyu munyakana dushaka ngo Noheli amusengera aziko abantu bari mu buyobe koko ariko warasaze uri umusazi ibyo uvuga ubivuza bitekerejeho ibaze ako cyo kuzana n'abantu bagira amafaranga barya ubu kandi azajya yaguha ngo umusengere komana ngese nsengera abantu kuko nabahaye amafaranga kuko bampaye amafaranga batayaguha abapasiteri bo muri iyi minsi nago musengera abantu bakabaha amafaranga cyangwa ko tutabizi reka mve muri telefoni ubundi mbanze nkubaze neza wa mudaspora raza ufite ikibazo ikihe kibazo nje nta kibazo mfite nje muri iyi minsi ndi mwifuhe ryo gusengera abantu bameze nkawe bameze nk'abande buretse gatoya bameze nkande kubahani bameze nkawe hari impamvu naje kuri kamera uri kumva neza muri iyi minsi Imana yaramye ngo irababaye irapfusha abantu bagaseka ariko bo bapfusha bakarira mufite ikihe kibazo Bibiliya ivuga ngo kuko umwami Imana izantaba ngo nico gituma namwa nico gitumye nkomera mu maso yaje akaba nk'urutare kankwegere ko uyu munsi turarwanyira mu kiganiro yewe sha turwane nundusha imbaraga uranesha ntabwo ndi burwane naye nk'umunyamubiri twebwe abantu basenga urugamba rwacu tururwanyira ku mavi rukarangirira ku mavi Imana irashaka ko nje maze iminsi nkubwira ngo Imana ishaka ukizwa uri kumva neza Imana ishaka ukizwa ukava mu idafite umumaro wari umuririmbyi mwiza wakoraga protokole warasirimbaga Imana ikishima ariko ubu ngubu ngo wigize akasa mutwe ngo kasongo yihwa ngo nushaka gukizwa reka biravuga uyu munsi ni wemere ni wumva ijwi ryanjye ni winangira umutima uyu munsi Imana irashaka gukizwa ubundi se hazi iminsi ndi gukora ivuga butumwa ritandukanye n'iryo abantu pastor bakora Imana ubundi kubwira abo ku mihanda kuri YouTube sinemeranya nabo bazi iminsi Imana amwe ngo ujye mu tubari ubwiriza abantu urukumva neza ujye mu kiderenga ubwiriza abantu uyu munsi
sinagwamaga ngo uyu mukobwa witwa Mishu uduhuza yego Mishu witwa Jackie mugenzi wawe wigize akasa mutwe udashaka kumva wanze gukizwa wanze kwakira umwami Yesu n'umukiza yaraje n'inzara zigeririra ndamubwira ngo kugira ngo Imana igukure muri condition nk'iyi nuko ukizwa nawe Imana none ko ngurabyemera ikimenyetso mugiye kukibona va byihuse mumenye ko ndi umuhanuzi Nohe hanya ni pastor dore ikimenyetso ngiye gusoreza hanga profete Nohe profete ariko mana ngo profete vuba hanga urajya ugenda wambaye gutya ugere mu mujyi bagukubita igishari inde so nkubita zana igitenge mva mugore mva mama karaka chavani zo swinga ntuza ugomba kujya wambara nk'uyu muvyeyi oya nazana bira bitenge byagoswe wajanga abana nyamo no we umva kubahane utuze none se nge nagitenge nabona mu cyo wambara neza nk'umukozi nk'umwana w'Imana oya ni we prophet wambaye simba nambaye amakote wicenye n'amavuta urahinduka uyu munsi fasha wankoma amashigo mbanze nze mubwiza uko ingoma make twebwe Imana yatubwiye ngo nzabahaga abaja abagaragu Imana irashaka kukizwa njyewe nari imbobo nacyo ndicyo byaracanze byaranyobeye ariko nizerera mu mbaraga z'Imana ndahindukira rero uyu munsi Imana yashaka kukizwa ukava ku icupa nyizwe iki se ndarwaye ukava ku icupa icyo ni icyambere icya kabiri ku icupa nukizwa Imana iraguha Nande nararinywaga ariko narariretse oya mwabana umwe muri narasundaga ndabireka nta kiza cyo mukabari icupa mfite hari amacupa ndebana inzoga fa ku nzoga hari fuke wanyumvanye urareba nk'umuntu umaze iminsi ataryama burukuyemo muri neti bavuga babona kurara mu tuba oh my god sha watumanye dela sala kotala wi ko shele winimi ndumva reza ye muti Yesu yamanutse uraza gukizwa mu izina rya Yesu Imana ishaka gukizwa umaze iminsi umuza n'abantu uretse umva mukobwa umva hari abatamenyerwa ntabwo njyewe n'imboga ntabwo ndi agafu k'imvuga rimwe Profete Noheli narahiye ko abantu nk'aba ngaba ntabwo muzajya mungendana muzakizwa ubundi reba ukuntu wambaye izina Profete Noheli zoominga reba yawe yabazuminge man wagira ngo uriderira ahubwo bwari kumira amata oya wagira ngo uriderira ahubwo ikintu ndi kumubonana ikintu ndi kukubonana ni ikintu bitirari ryamwuzuye do wahereye ku maguru razuminga ahubwo ntabwo waza kunguisha bamuka Potifari twarabamenye ninjye mu profete wuzuye imbaraga z'Imana ukiranuka ubana n'Imana ninjye Yosefu uyu munsi wa none tela sala wikoni ndumva imbaraga z'Imana mana ndakumva wite uyu munsi uraza gukizwa imbaraga z'Imana zavuga utwara abagabo wirirwa gushaka ngo abantu bagukunda ngo bagusohokana abagore bakirirwa barya ibijumba nawe ureba nabi ndakujyana abagore bakirirwa barya wa mugore wajya kumavuga se abagore abagore bakirirwa barya ibijumba bakirirwa barya ibijumba abagore bakirirwa barya imyumbati wigohekenya inkoko n'abagabo babo babasokanye ku gisenyi na he utarya inkoko Imana ishaka kukizwa ibyo wari uyu munsi urabiruka ntabwo Imana ishaka kuguma kurya wenjoyinga wicara mu mamodoka amave witi y'abagabo babandi abagore bagenda ku moto no ku magari izuba ribitse ubabajwe niki mukobwa ubabaye ko nave witugira ngewe uyu munsi hoya buretse gatoya na n'ikidoro umwana arakose eki ariko uyu munyamakuru ni ikirayi kimwanga ibyiza urimo satani wari gushyigikira umukobwa ngo ntakizwe aho kumenya impamvu wadusabye kubahuza ari uko nashakaga kumubwira ngo wowe ibintu uri kuvuga kuri YouTube ntabwo bikubereye kizwa ngo ndashaka umuzana Mishu ngo ndashaka Mishungaze ndashaka ariko Mishu sa nkuhaguruka umwereke ko nta aranyereka ibiti kurimo satani wa munyamakuru ngo nabuduru buronze tuzanjye ngizi uri kubona wayibonye ubu ngubu uri kugira ngo aho handitse ngo iki aho handitse ibyakozwe n'intumwa handitse Yesaya handitse kuko umwami Imana azantabara handitse ngo mve mu byaha handitse ngo iki handitse I love you mama I love you mama uko wanditse mama we hano kuganuza ni kugomba no kwinjira muri Yesu ugakizwa reka mbabwize ukuri sibyo mushaka inzira ahubwo zo gukizwa mureke kuza kudufera kizwa nyine kizwa ibi nibicuba wambaye ibi ngibi ibi dore se gushaka kuhakora ibi ni ibiki ubundi oya iyi ni goromete utankora ahubwo avuga ngo uri kumva nawe ukumva irarira kwishe kumva uri kumva oya ntarari mfite njyewe navuye mu nda ya mama ntarari mfite navuye mu nda ya mama ntarari mfite numvishe mu izina rya Yesu kwakirana Yesu uyu munsi urakizwa
ushaka kunkora nka bya bindi Yesu Singiye yavuze. kukubeshya niyo abantu bose bashiraho basenga abapaseri bagashiraho gasigara wowe ntiwambwira ngo nipfukame nkusenge ngo ndagusengereye umunsi uravuga ngo mwami Yesu pfukama hasi ngusengere. Ese mwami Yesu bwa baruga mbere pfukama hasi ngusengere. Nubundi mwami Yesu usanzwe mbivuga pfukama hasi ngusengere. Nese mishu wakihannye nje Yesu ndamwemera. Oya ndavuga prophet. Ahubwo abantu ntemera naba ngabo. Uyu nguyu nje mwemera uyu. Kare. Uyu mpaseri nje kurumba mubona. Harya ngo ni prophet. Ariko ujye ubivuga neza ntabwo ari wampamagaye. Umuhanuzi w'isi yose. Umuhanuzi w'isi yose. No hari ahantu igicano impamvu nayo itari kurebwa cyane. Impamvu nukuri kuzana abantu ntubigishe ukazana abantu batakijijwe. Ngo ni ndatabaye. Niko harya bakwise ngo ni ndatabaye. Uyu muntu yatabaye aba. Haraho nyuze bamwita ndatabaye. Najya kumva numva baramuhamagaye ngo ndatabaye. Ndabasenda batabaye. Hende umuprofeti utabara abantu nkabasengera Imana ikabagirira neza. Ko noneho mana. Ako kandi ubwo wibwiraga ko mishu umubwiriza. Mishu araza gukizwa. Bibiliya iravuga ngo sawa kaneza ukumva neza mvukuri ijambo rivuga. Kubera wowe se. Urakizwa. Sawa. Mishu araza gukizwa nadakizwa arahura n'ibibazo. Nyizwe iki se? Ariko se wamunezeho iki? Mwana arisiga kanoza. Urabona ko ari umwana ujyanye n'icyerekezo. Nabwira ati ufite Satani ntabwo urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kubera impamvu iyi urimo uramureba uri kumufana urimo urumva ibintu uri kuvuga ni Imana ishobora kukurwara ariko inakurwaje. Ahubwo reka nkubwira ikintu nabonye cyo. Bano bantu oya wena w'Imana we urakoze kuma mikoro. Reka nkubwire profete ikintu nge nabonye abantu baba profete abapasteri ngo ba apotre ngo ibiki mwebwe Imana muri gushaka kuyituzanaho mukayigira wagira ngo ni inyeshyamba iteye ubwoba iricana irarimbura. Imana mbere na mbere ikunda abanyabyaha yego ahubwo yanga icyaha. Icyo cyaha nicyo nshaka kwangira. None se nge nkora iki? Okay shinza nkora iki? Icyambere unywa inzoga. Icya kabiri ukunda abagabo barenze umwe. None niba afite urukundo nitwa nyirarukundo ngo niki? Wumva wasenye ngo wakunda nese ukunda n'umugabo w'abandi uzi ko afite umugore akaguyofa ukayirya akaba yagutembereza ukabyemera akakujyana ku gisenyi ukaba wararana nawe. Ntabwo bukoze icyaha. Ikihe cyaha? Cyo gusohokana n'umugabo w'abandi. Ikihe cyaha? Nimba abana b'abandi. Papa abana b'abandi si papa abana b'abandi ngiye mba murusha ubwenge. Oya. Ubu ndeka nkubaze ni ihene ubushize mu kiziri kugakurura ugatwara ni nkujyanye mu gikomera ni inkoko niki umugabo batwara n'undi ntago ari umugabo batangira bakwandikira batangira bakuvugishe kandi wagakwiye gukira. Rata mujya munyivugishiriza niba mufite amafaranga narebe. Bivuze ngo nta nubwo ari urukundo ahubwo Bibiliya ngo dore ndaza. Urukundo ni ibiki? Banza unyumve. Bibiliya ngo dore ndaza vuba. Nzanye ingororano zo kugororera buri muntu wese bikora ibyo yakoze. Urukundo ubundi urukundo barurya muki? Urukundo barurya muki? Urukundo barurya muki? Harimo amategeko makuru. Itegeko rya mbere ngo kunda mugenza nk'uko wikunda. Okay, tugiye kureka bino bintu wenda sibyo tuvugisha ukuri. Wowe amategeko y'Imana 10 urayubahiriza yose byibuze. Base wubahiriza n'atanu byibuze cyangwa atandatu. Harimo tatarusha yandi gukomera nuba. Nugasambane nagusambana. Uretse gato ntabwo njya nsambana. Nago yusambana. Ntabwo nsambana. Ubwo ntiwaba ufite ikibazo. Ntabwo nsambana niwe usambana. Uyu muntu agafite ikibazo. Niwe usambana. Arasambana. Niwe usambana. Niwe usambana nge ntabwo nsambana. Nge ndi umuhanuzi ndi umukozi w'Imana. Ako rero kuba nasambana byabaho byangwiriye. Ariko wowe Imana nayo yaragiye ibuzanye ibintu biryoshye pe. Ibaze none no kuvuga ngo ntugasambane. Nyine ntugasambane. Nukice. Nukifuza umugore wa mugenzi cyangwa indogobeye. Wabikozeho rimwe. Gusambana se nge ntabwo ndi imanzi yego. Bitaryoshye. Sibiryoshye. Narabikoze numva ni ibintu bidayimoni biraho ndavuga ngo ntabwo nzongera. Narabikoze biramuryohe. Urukumva neza. Durutangiye kunyegereza ntabwo ndi Samusoni ndacyafite imbaraga z'Imana. Akose mva prophet. Oya Samusoni mwe mwakozeho gutanga. Prophet no ngo nanu gashaka n'umuntu umukora. Prophet iyo umuntu agukozeho ubiki? Njyewe ubiki? Imbaraga z'Imana zimeze nk'amashanyarazi ziramfata. Nkumva ngiye mu mavuta. Akagufata akagira ngo cyakagira ngo. Oya ndabizi neza ko hano kwagina na Yesu idakora. Mu cyumba kwa muka Potifari ntabwo mu izina rya Yesu ikora. Nakwagina na Yesu ntikora. No ku mugore nk'uyu nguyu ubushaka gutwara abagabo b'abandi ntabwo kwagina na Yesu ikora. Mwabagabo mwagiye mukuramo mukirukanka. Ko na Yosefu yirutse. Ubundi umugabo batwara aba ari muntu nyabaki.
mishu basi bumva wahazwa n'abagabo bangana iki ngo musengera Imana iguha umugabo umwe uramushaka ufite amafaranga uramushaka uyafite yego ufite urukundo pfukama hasi musengera Imana imuzane pfukama hasi musengera nishaka mpinduke dendo ninshaka iki kireba inyuma ntago nshobora gupfukama no urimo satani niba udashaka gukizwa urimo satani wowe se we ntago urimo abadayimoni n'uyu munyamakuru arimo satani mwembi murimo satani niyo mpamvu mukunda kuza akunda kugutumira kuri iyi mihanda yiwe ntago wansengera ushaka umugabo ngo usengere ntawe nshaka none wari umuririmbyi ahubwo se ibintu byo kuririmba uri kuzana vuga wari umuririmbyi muri korari cyangwa ntiwari we uri umuramyi nje ibyo narabikoraga none usigura nibaza azajugumira nazashokishoki izo bintu urimo satani garuka ku isoko Imana iragukunda kujugumira urabizi nabimenye ute naba mu kabari ntabwo nasundaga kera nakuraga ibyaha kera ukumva neza akaruka kuvuga ngo yasundaga kera ubuziko n'ubushize mu muziki tugasunda nawe wasunda oya je ntabyo indirimbo z'Imana sunde nawe usunde yego nta kibazo banza usunde wowe ndebe ibyo usundamo sunda nyine ndebe banza usunde ndebe banza unyereke ibyo unyereka utangwisha mu izina rya Yesu uyu mwana arakoze izina rya Yesu utana mu mutego mu izina rya Yesu mesha arakubiye urimo satani wa munyamakuru ariko ubundi abagabo baba bareba njyewe ahubwo wowe urashaka kunyigumiriza ushaka kumfata utamfata ku ngufu ushaka kungusha ndi pastor ushaka kumfata ku ngufu ndi umuhanuzi tugiye gusura sibyo uzikurinda mana we uzikurinda hari akaririmba kiwe ngaho narintuye nagari wagituye kariya nyine zirazi n'Imana urumva aho narintuye twagiye bayibyira kuri iri urumva twagiye pana byari byo gusunda bya mbere byaburi biranabivuyemo ntabwo kibikora kariya karirimbo wasundamo neza aho narintuye nagariho nyitsuye Yesu yaranyuye none nagariho nyitsuye urimo satani mu izina rya Yesu koko uyu munyamakuru nawe dorakunda abagore yarangaye ubwo se uzakunda abagore ugeze ryari uzaguma gucuruza abantu b'Imana ugeze ryari aho narinuye ntabwo ariho Yesu yaranyimuye we ntabwo ariho umva mbabwire ndumva no kuba ari kuririmba indirimbo y'Imana nuko yafashijwe agakiza kamanutse imbaraga z'Imana dera sako talawi pila salawi mango koniza yashe ndakumva mana enetala siribi benetala widibi koniza ngo winidra shelewi ya baba saka ndumva ndakumva mana ndakumva papa umva ukuntu Imana ivuze irambye ngo ni wihana ukore ko waraguye ukagarukira Uwiteka ese urabwira umunyamakuru ndavugana nawe wowe uravuga njyewe wowe nyine aguse naguye ryari Imana iragutaba nahagaze ryari sahubwo ko n'uri navutse naraguye buretse gatoya waririmbiraga Imana bivamo usiga ujya mu tubari ngo ubyina ngo zandirimbo ngo bazita nguki nazazini ngo icyama ngo nkajyana nawe urumva zirandirimbo njye w'icyama zirandirimbo ahubwo kakaririmba kanyibukije numva ngiye kuririmbira pe ngiye kuririmbira uteze amatwi seko numva ubundi ngiye umwuka w'urukundo wanjeho ngukunze hari ribi urimo satani nese urukundo na satani bihurira hehe urumva wankunze ubundi reka nkubwire sibyo ahantu wari utuye Yesu akakwimura nyine uvuga utankuraho gutyo asugwaretse koko nkagukoraho oya kunkoraho nyamara amahirwe zarimwe mu buzima njyewe uyu mukobwa uri kumva akunda abantu bafite amafaranga njyewe icyamu kamenya uko niyumva nareka bose nkajyana nawe ngwiki ndansufire yuwanyiza nigira iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenye uko ariko icyo nzinuka iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nziko nzabimenya nyana gutura karimba k'urukundo kanga njyewe namiza Yesu Kristo icyama nawe ngo Imana ize mu mutima wawe iby'isi n'iby'isi mu biharire Kayisari iby'Imana tubihaye iby'Imana akose buriya utambeshye nunkore mu kaburungushura mukobwa we
udatuma muri iki kiganiro twibirangura ese ndeka kubaza jibunara wowe nagihe wa munyamakuru kora abantu bari gusa uraseka mama uraseka nawe ungana gutyo ufite imyaka igera muri 80 wa mugabo nawe uraseka umva ariko Imana irapfusha mugaseka se we ntagiye uba n'umukobwa ukumva wajugumiye njugumira ibiki byo na like me ngiyo mbonye umuntu mubonamo Imana ni urukundo kandi guma mu Mana akaguma muri yo Imana iguma muri we soba n'ubuyobe bw'aba bantu kambukubwire soba niyo nzana nyenyeye nk'igitenge cyangwa ibishupa bya rukubitihu ku bya bintu bita ngo wimenera ifu ubuze ukuntu yari kubareba ngo uyu muntu n'umukozi w'Imana ngibiki cyane cyakoze Imana yabahisha kureba umubiri wawe n'urusengero rw'Uwiteka none se umubiri wanje none nuza kuwanika umuntu wese akabona hano ku muhanda dufite ubushuhe reba ubushuhe dufite reba ikoti ariko uyu munyamakuru n'umudayimoni banza afite abazimu kubera ko ukeneye mwene so nakora ikosa n'umuhugure n'umugira inama ese ko shaka byeri nago akangurira buri kwa jina na Yesu suko koko wajureka kwa jina mu izina nkurindwe uri busha nkurindwe mu izina rya Yesu uritonde wa mukobwa we tonde zirogosha uri busha uri busha uyu muntu mwampuje nawe rero buriya kugira ngo ndakubwire ngo ihana ibyaha uvuga ati Imana imbabarire ko nanyweye inzoga Imana imbabarire ko nagwisha abagabo Imana imbabarire ko nsokana n'abagabo babandi ku Gisenyi Mariyoti Arena n'ahandi bw'izina rya Yesu twibutsa abantu ko twicaye muri arurumeni mu kigo cya Kristo nta nzoga zibamo hatajya nuvuga ngo nazanye hano hari inzoga oya utsindwe nkurindwe uri busha agashaka kuringona burana ukeneye gukizwa wowe uringona shareka ukeneye gukizwa kwanga kungurira abyeri ukambwira ese munyamakuru kuri kundeba ahubwo ngo uri kureba uyu mugore ahubwo ngo urebe njewe untunge kamera ukureba uno mugore uyu mugore se wamuje nawe ntabwo muziranye cyangwa uri urabona atwaye iki nese bigutwaye iki uri nyama biyiwe urabona ari icyo atwaye bigutwaye nyamara muraza gukizwa hari nabandi jabora ngo profete Noheli ngo ari gutuka abakobwa ngo mureka abakobwa beza ngo bambare bwe we tunasumbiriya hapa utanagusobanurira tunasumbiriya wabyumvishije je suis prophète byukura bagirane Noheli il faut free ngo ni in the name of Jesus Christ bagende ibyo bamwe byukura bagirane navuze se uyu muntu abyuka ryara karabagirana sangaye arabagirana ninjoro Imana yaravuze ngo mwana wanjye profete shaho zatuma nkufata ugomba kurabagirana ngiye kujya ngukurikirana ugomba kurabagirana Yesaya 60 ku murongo wa mbere cyangwa usanze uri gutera kurabagirane mukobwa w'Isiyoni okay vuga ibyo bintu byose kurabagirane sawa wabyutse byuka va mu byaha dore inzira y'umusaraba ndaryamye nango nicaye ngiye ndicaye nigite bintu mihaye byo kugwisha abantu ubu kandi wasaga umukozi waza kukugira inama nuko turi hano kuri kamera ugatumugwisha reka mbabwire rata ukaba nka Dariana Samusoni reka nkubwire ubuhamya butoya sibyo ngewe hari umupasiteri wamamagaye yegira nk'ibi byawe shikara oya tuzuremo satani uri kumva rata urumva ndamwubaha tuyu umukozi w'Imana ni neza kabisa ashobora no kunsengera urabizi ibintu noneho twebwe abantu b'igitsina gore turagonda buriya burya tugira kugandukira Imana sibyo sometimes noneho umukozi w'Imana arambwira ati njewe ndashaka kuzaza kugusengera ndategura mu rugo iwanje ndategura sinakubwira ngo nubashye umukozi w'Imana uzi ibintu yankoze mu gihe ari kunsengera aranja kumva ari gufata kumva mukanya waje bitenge wabizamuye cyangwa amasume wayateretse iyo ndi mu rugo wigeze nka gisuko yandimbe yavuze ngo iyo ndi mu rugo kenshi uri kumva iyo ndi mu rugo kenshi na kenshi rwose mba nikenyere nk'igitenge cyangwa kayisharupi sino kuvuga ngo namugushije wenda ngo nambaye ibintu wenda biri sex tipe man mugiye kwa kundi kunkumura bya bindi byiwe atangira kujya ko atangiye gukora nanje umutima urambwira ati mureke tuze kuri amaherezo uramureka ndamureka arafashe arafata numva yamanutse ikintu njya kumva numva yamanutse ageze muri Afrika ndarangije wabuke afite uburwayi aze musengera umuntu iki kintu kirapfuye afite uburwayi aze musengera ndarangije aze musengere afite abadayimoni ngayiwe we ngo ndarangije uwo n'umukozi wa Satani ntabwo ari umukozi w'Imana Yesu we ngo thank you karabaye hati ndapfuye nuko ngukubabwira nyine wabashutse nje ntabwo
nje ntabwo ndi muri abo pasiteri binkora busa rero njye wabivuze nicyo cyabivuze kimaze guhera kirasambye gipfiriye iwanjye nama rero iyi ntumbi idapfira iwanjye ndarufata ndarubwira ati wewe kwenda induba mu bishake njye nta mikino njya ngira ku muntu uri kunyira icara hasi namaze icara hasi kamaguruke icara nta mwanda nta mudayimoni ujagara hejuru y'imbaraga z'Imana icara umudayimoni urimo satani yamaze kukwinjiramo umudayimoni nini umudayimoni nini hari imyuka mibi yamaze kukwinjira nabibonye watewe mise nibwe situation mitandakara ndanarakaye n'umujinya uri kumva urakazwa n'ikisi pastor muza mwigira ngo ndi kugusengera ubwo wahuye na Kayini arakwataka kankubwire nje ndaberi rero ntabwo ndi Kayini reka nkubwire nakuyemo na Dinette twumva njewe ukuntu amaso yawe yatukuye adatukura urara amajoro ntabwo ndarasenga mu byumba nje ntabwo ndara mu byumba by'amasengesho niho urara n'abagabo dusenga icyumba cy'amasengesho kiba Kadiraki kiba Nyamirambo muri Bahauzi kiba muri Mariyoti kiba ku Gisenyi kiba muri Arena kiba he akumiro n'amavunja ngo icyumba cyabo kiba he icyumba cyawe urarusenga muri kiba he nese urashaka kukimenya nawe uzaza urangiza none n'ikintu ukoze ntabwo itorero oya icyo cyumba cyawe ntabwo nakiza n'ibyo mwanakoze nicyo kibazo cyanyu none ahubwo ki barangiza iki indirimbo z'amazamuka tuzaziririmba izo guhimbaza Imana izo gushima n'iz'agakiza ukeneye kujya uririmba indirimbo z'Imana akanwa nzanira amazi ahusha nzanira ikidomoro cy'amazi hariya warabatijwe narabatijwe wabatijwe he nese ushaka ko mbatirizwa he muri itorero ninde wakubatije shakiri ngiye kukubera umushumba guhera uyu munsi ngiye kukubera umushumba abandi bazanirukana abadayimoni batatu umudayimoni w'ubuhehesi umudayimoni wo gukunda abagabo b'abandi umudayimoni wo kunywa inzoga abadayimoni ngiye kubirukana ngiye hari umugabo mpeheta uzabaririza gusengera Imana igushireho icyangiro ntuzongere kugira umugabo ugututa kabisa rwose se cyangwa usengere ujye wambara igitenge ako none bana ngiye bajya bansize kuntu ba wambaye ibitenge uri kirangaza muzabona ishano tuzabona ishano abakora kandi nje abakora ibiki abambara ibyo oyo tivumbura se nguragiye ntuve mu kiganiro guma aho ngaho ushaka kugenda icarangaha urajya he ugiye hehe urajya he imbaraga ndamusengere mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana nago ndimo icara hano pfukama hasi musengere pfukama hasi musengere pfukama hasi musengere garuka pfukama hasi musengere pfukama hariya pfukama hasi musengere wowe n'uyu munyamakuru murimo satani umva ndabivuze wabibonye ko imbaraga z'Imana zimanutse zikamuganza garuka hano musengere njyewe uyu munsi urumva neza impamvu naje kubabwira njyewe Imana yamaye ubutumwa bwa Jackie mu butumwa bwa nawe ukumva neza Imana yaguhaye ubutumwa mukabyara ubutumwa buhari nuko Imana ishaka gukizwa nase ubu ntago nyijijwe oya ntabwo ukijijwe wowe urakijijwe njye ndakijijwe shuwa yego uravugisha ukuri ndavugisha ukuri kuyamamagaye kubera ko impamvu hari abantu bacumuzwa n'ukuntu wambara bakumva bakagirira ari abagabo bakakurarikira bakumva babata abagore babo reka maze ngubwire yego umugabo wese urumva igitsina gabo cyose yego ni izina ry'Imana wo mu ijuru Imana yabarema nyirari umugabo utagirira ararwaye ni umurwayi cyo mu kimenye Imana yabarema nyirari umugabo yaba afite umugore yaba yarabyaye yaba ameze gute umugabo wese ahava akagera remanwe irari adafite irara abarwayi hanyuma rero yageze irari ubwo bigenda bite akora ibyaha naga gukora ibyaha hari no kugira umuntu irari urumva hari no kugira umuntu irari no gukora icyo cyaha ahubwo mukumvikana neza aho kugira ngo ucumure urumva kazi kamugatari ko mukobwa we iyo ugize amahirwe ukamugeraho cyangwa wa mama we urumva ugize amahirwe ukamufatisha ukamugeraho uramuganiriza n'iki ukamucira isiri n'iki ukavuga ati walayi n'iki abantu uri mwiza di niyo mpamvu reka nkubwire rero ikiza cy'abagabo rero nyibabwire ubugabo Imana itaza kuza kubahereza kugira irari naga abagore tuba dukaraba naga abagore tuba twambara abagore
twarasariye ku misozi dutoragura amashashi izina ry'Imana ndetse ngubeshye umugore iyo adafite umureba yego iyo adafite umureba ntamenya koga ntamenya gukaraba ntamenya kwitaho impamvu rero twebwe twambara ubwo busa cyangwa impamvu twiyitaho ubona turi bizungereze tubatera iryo rari ni ukugira ngo muturebe nyine none se hanyuma twakereka nde ubwo busa bwacu simwiga turi kubereka se kuko mufite amaso areba ijambo riravuga ngo iryo jambo ryawe rero ijambo riravuga ngo turi imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka rero ugomba guhisha ubwambare bwawe bukabonwa n'umuntu wagukunze baravuga ngo urumva kanange noneho nkubwire baravuga ngo urumva Imana ireba umutima wawe yego urumva yego ndabizi hari n'umupasiteri ntago mvuze izina rye wanyawe urumva yego urusengero rwe rubakibagabaga ubwo ngubwo muramenye umupasiteri nshatse kuvuga mu restoration ari hafi no kwambuka kwabwiza ukuri reka maze nkurabure ukuntu ameze we ku giti cye ntajya acira abakristo imanza arakubwira ati uko waza umeze kose nyeneye umutima wawe umutima wawe niwe nyeneye nago nyeneye umubiri wawe nyeneye umutima nago ndi babandi bavuga ati ngitega ibitambaro bohisha amatatowaje ngihisha ibiki uya barakubwira ati nyeneye umutima wawe wonyine niwo nyeneye kugera ku Mana ugakomanga yego ukinjira ese jacket twiganire usambana ni icyaca gasica banza wumve urumva akoze ikiganiro twagishimuse ko kabyara wamfura we tubwiye oye mubanze muvuge banzo mere kinyarwanda no he jewe nayo ndi gushaka kumurabura ndashaka kumubwiza ukuri nanjye ndamufata njye ndashaka kumubwiza ukuri uwo mupasiteri cyo kintu cyatumye njyewe nanayoboka idini waranamwikundi nkajya njya gusenga urumva njyewe ikintu nzi mu mutwe wanjye urumva cyangwa yabwiye n'abantu muri rusange n'umuntu wese wanyawuza Imana icyari cyuze uzi gusenga icyari cyo ufata umutima nagufata umubiri nago ureba ibikorwa by'umuntu ureba umutima wiwe rega mu mutima twe nago twareba muri turi Imana nyine izi mpamvu mu mutima wawe umuntu atapfa kuhareba yego canje mana we ibintu by'abapasiteri ibyo noneho byangeze ahangaha ese ubangira icyo abapasiteri ko ari abana beza batwigisha inzira nziza gakiza shabari abakera burabanza ntaravuka abo buse nabariho abapasiteri ubushatse kuvuga ngo Korode si pasiteri ushatse kuvuga ngo Samusoni n'abandi imbwira Korode n'abajeshuwa n'abandi bose harya Korode ninde yewe ni wa wundi uvanga Imana ifite PS ninde se Imana ifite PS umwe wo mu Bugesera ubwo Korode abandi bari gushinja ubusambanyi se ngwego umwe banafunze basi tugura bize ntabwo ari we Korode se ndamufunze Korode wuhe uri kuvuga nibishaka oyaha hari uhe wundi ufite uruhara mu kuntu ni ntese urabaramufunze aracyahari nuhe hati ntabwo hari pasiteri Korode umwe urukumva neza pasiteri Korode tuzi ku mihanda nyine uzwi uriya wirabura uwo bafunze naga ari we mvuze uriya we n'umwana mwiza n'umunyamico myiza buri muntu wese wasamanye uriya n'umunyamico mwiza n'umwana mwiza oya uriya we nta Maria nta Mary sibyo ariko abapasiteri kumva bavuga ngo baragukomerekeje cyane rwose bagukomerekeje gute nyine tubwire banza baramusabye ku bidudu noneho nibe no kubigusaba aha tubwire byagenze bite umuntu akerura ati ndabishaka byagenze bite stop ndabishaka none ibaze rero umuntu kuza yitwaje ngo ijambo ry'Imana ngo nje kugusengera abumwe agatukisha bose guteze hari uwo baragusabye se hari uwo baragusengera akagukomeretsa nkareka kongera kujya gusenga gute nyine gute zazo ngiye mwijyanira gusenga azagushyira pasiteri wiwe ngiye nsengera muri restoration ntabwo ngiye nsengera mu badeperi ngiye restoration imasoro kibagabaga man kibagabaga sari ishami rya nsengera ahantu henshi yego rirahari nawe hehe rirahari hehe uri kugira ngo uzajye kubagusha se nzajya kubabwiriza ahubwo nzajya kubabwira imbaraga z'Imana ntabwo bakina abapasiteri nk'abo man ahantu usengera ndabyemeye tuzajyana muzajyana se aho nugerayo ntabwo uzavuga ati bagusabye baravuga ngo urumva reka nkubwire rero iki kintu ngiye pfa nk'abadeperi mwebwe mureba ngo njye ntabwo ndi umwadeperi witonze cyo kintu pfa uri igiti wogosha agakatishamo imihanda ijya mu samugano mihanda njyewe ndi umukozi w'Imana udafite idini ishingiyeho ukumva neza ndi umukozi w'Imana uretse gatoya njyewe nsengera muri Noble Family kwa Minyoni ku mubyeyi wanjye Apostle Minyoni ejo muri nama pasiteri ibicucu byose ngo bisenga kwa Minyoni ntabwo ndi umva we ntabwo ndi agafu k'imvuga rimwe uri kuva neza ntabwo ndi imboga zaraye ubwira ngo ni igicucu njye ndi igicucu pfukama hasi ngusengera
Tukama hasi wihane. Oya mwabaye ko mbona mwahindutse mwabaye iki? Ngo ibicucu ngo byose ngo bijye ngo he. Ese wa mugani Pastor Mignone nawe rero agiye. Pastor Mignone nge nicyo kintu cyakora nari namukunda. Ntudahinduka. Buriane ni yahindutse wahindutse. Je noneho njye kujya njye gusenga kwa Mignone bizansaba kubanza nkibagisha nanjye nonda ikavaho. Aho da. Kubera iki se? Ngo kwibagisha. Pastor Mignone se yakoze iki? Nje Pastor Mignone bisaba se ko kujya kwibagisha. Oya. Uri kwitiranya uwabatije Buriane nuwo bita Nyirindeko Ernest Apotre. None se Mignone no Buriane bije bite? Yigora. Nabirasaba kuzajya kwibagisha kubera iki? Nje ndashaka kubagisha inda nkagenda nambaye udukanzu. Ufite amafaranga se? Ntabwo turi kumbe. Yes, amafaranga ndafite. Cyangwa utireje kugurisha abagabo badukurikiranye ngo bazayaguhe. Abagabo bahemanye. Abagabo bahe. Ubu surabona Jack ndabona mufitiye ubwo nakomisha. Ndabona mufitiye. Akunda kunyitatesha nzamucicu. Ndabona mufitiye. Oya rega bose bafite satani. Barimo satani. Reka baze ngubwire. Uyu mukobwa afite umuntu bitirano. Urumva? Rero bose ndabitiranye. Kandi byose rero baba yakasamutwe. Oya byose ni nabinini amabara namwe bose ameze kimwe. Nacyo ni kinini kimeze nka. Urumva baba yakasamutwe kasongoyeho. Nuko kurusha inzobe. Abundi nuri nini pe. Umva nkubwire rero misho. Ubundi uba yitwa misho. Baranyanduje kandi nikomisha ubundi ubona uzashaka. Nese gushaka ubundi udashatse wabi. Ubu Imana igukubise umugabo umeze nka Binovia ntabwo wabwemera. Ese ubundi gushaka n'itegeko. Se gushaka n'itegeko. Ariko mujye mushaka mube bamama b'abanyarwanda. Binovia kari wuzanye twashakana nari. Nuko azi kuririmba. Azi kuririmba. Anakora video neza. Yajya rapa nanjye ngakubita amagasano agahira rimwe. Yawe ngo ndi kumva ya murimo murantetsa muri gutuma ntazi n'ibintu murimo rwose ngo gushaka ngo gwiki ngo nitegeko se. Nese gushaka n'itegeko rata. Njewe ikintu gikizira ari nta kindi. Ni ugushaka umugore. Uvuga ati umugore ndamushaka. Reka amazima. Waba ufite umugore waba utamufite umugabo wese upfa kuba ufite ukuguru hagati y'amaguru yawe. Ufitemo ukuguru. Urumva? Umugabo wese ahava akagira. Icara wiga dore byakwanya 3. Oya uko kuguru ngiye ntabwo ndakumenya. Oya umuntu wese witwa ko ari umugabo ahava akagera. Urumva? Witwa ko ari umugabo ahava akagera. Yaremanwe irari. Waba ufite umugore waba utamufite waba uri umukire waba uri umukene waba umeze gute ukumeze kose na pasiteri aragwa pe nako ni nabo bagwa ni nabo batugusha. Urumva? Reka manze nkubwire jewe ngiye amazimwe Nese Bronze aragiye namuha nyine. Njyewe ibintu mba mvuga ni ibintu mba ngomba kubaza nkamwe bakobwa ko muvanga abagabo nibo bagirira ari mwe narari mugira tutarigira se turi abantu. Ariko irari ryanyu rishingiye ku mafaranga kubikoroto mwebwe. Uri kumva neza? Nawe rero umva mubwiza ukuri. Ari uko nguko abagore bose tubayeho. Urumva? Umva benshi baba barakize. Urumva? Ariko mubwiza ukuri. Ubugero urukundo ku buryo bakunda umugabo batunda mukunda nani igiceri cy'icuma mari. Igiceri cy'imisugo. Yabimba. Ariko umuntu mukundana iminsi 2. Oya bitewe n'ukuntu yanyitwayeho. Nasa abo tubana. Ubu wankunda nanjye kuvuga ati ntari numva numukunze. Sibyo mvuga se. Nta bice nimfite. Nta kamodoka ngira. Ariko urumva? Ari umuntu ufite kamodoka bya. Nkunda ibintu sinkunda abantu. Yes. Mishu ndabesha wowe. Baye nirenganuye wasinge. Shange nangwa. Gusa nyine nkunda amafaranga. Urumva? Reka nkubwize ukuri. Ino Kigali wowe itonze. Ino Kigali banyeneye kwirira. Urumva? Banyeneye kwirira. Banyeneye kubaho. Kugira ngo umenye ngewe Jackie. Kubera sente ngiye nkura amafaranga. Urumva? Rero ibintu byo kuza nayo imikino ngurankunda nta n'igiceri. Nta n'ijana ryawe nzi. Nta na truwasa yawe nzi. Ubuzi ko mba mu mwobo. Ubuzi ko nakwa mama wawe ugira ngo bigende gute. Akobwiza. Hari ikiganiro wigeze ukora shaho urira niba aragikoze kwa Yago. Mbona comment zigutuka. Abantu mutukana muri comment. Mujye mutukana. Ko kimutukana. Uraje ahubwo. Oya ngiye baje bantukana babwira iki kuko ngewe reka mbabwize ukuri reka mbabwire urumva reka mere nka Shadibu niwe babajije isi y'abantu barimo barakujajinga bagutuka bagira gute atavuga ati yaso umuntu Shadibu n'umunyarwanda njye ndi busy urumva nanjye reka mere nkawe cyane uvuga muvuga wanjye ndi busy nanjye ndi busy Shadibu se n'umunyarwanda Shadibu n'umunyarwanda mwese ninde no munyamahanga babinanga hasi muri Kigali none saba he Shadibu ndagusuhuza nasa ameze nkaho uvuye ejo bundi uvumbutse mu mwabuka ariko njyewe reka nkubwire uri kumva neza njyewe Prophet Nohe iyo uje kugerageza kunjajinga
nite nk'ukubita icyanditswe mpamvu abantu bandwanya batavuga ngo niganyije kakajwe mbaho ukuri Profete Noheli yakubwiza ukuri yagize Profete Mana urumva ni ukuvuga ngo uyu nguyu ngiye twaraganira hamwe ngo nkunda amafaranga nta rukundo rumba mu abagabo n'abana babi icyo mbashaka kubona amafaranga urukundo ndarugira ariko urukundo rwanjye rufatanya n'amafaranga mbese biri connect birafatanya bivuze ngo umuntu udafite amafaranga ntacyo mwavugana ubundi namvugana iki nawe bivuze ngo abantu badafite amafaranga ntabwo bizavamo urwo rukundo rwawe nase kamaze ariko si umugabo yakwishyuriye inzu atari uwawe uzi ko ari umugabo w'abandi umuntu utagira amafaranga abashaka kuki yemerera amafaranga ntabwo bemerewe no umuntu utagira amafaranga aba ameze ati ko muri ino Kigali utayibamo nta mafaranga jewe ntayo ngira ibayeho ute mbayeho kubera ijambo ry'Imana mwuka wera asetsa aramanuka akabana nanjye ubwo muko ubutandaguza tubwe ngo Mana we Mana warakoze we reka Mana warakoze yirwa tekera abantu imitwe ariko imitwe yahe wenge Imana iravuze reba nkajya kukunasa ubundi buja kudafite ibishoro wamutunguka mushobora nese undi we wamushaka icyo ese undi wabumbaze noneho umugore wakundanye n'abantu benshi reba nk'umuntu muzabana umuntu uzabana na Jack azazamuka kanyarira azamuka kinyamakara azamuka imisozi y'ubutayu kuko Jack ni wamushobora yamenyereye gukubita ifi yamenyereye gukubita zingaro yamenyereye gukubita amakoko ukazana umuganga ngo nateka imvange aba bagabo nabo ntabwo batekereza ngo barabana bagiye gushaka baribo Jack aberanye n'umuntu mu diaspora uri hanze wahaze uzamubwata kirarya bazajyango bari mu ijuru sinabo reba ntindemo ufite abana bangahe uri kumbariza iki ushaka kumfasha kubarera reba nk'umugabo noneho dufite aba diaspora bafite ikibazo akareba ngo mishinga ari mwiza ngo Jack ari mwiza ngo rwose ngo urango ngo niwe wanshobora wa mugabo tekereza yagushobora gute ni wa mbere mwa yagutaye nawe pfuka amahanga ngo sengere ndi kubona ari njye usika urimo satani ibyo nkubwira ntabwo ari byo kunsubiza kubera ko njyewe ibintu mvuga ngenda bizi urugero hari abakobwa bakoze barigira ni gute wumva ko utavuze amagambo menshi utavuze ngo urukundo ubundi Yesu avuga ngo twahere ubuntu dutangire ubuntu niba ngo Jack ndagukunze nyine nkunda nawe urasetsa uri kunyaka ibintu uranyaka ibiki we Imana yagukurema yaguhaye nkunda nyine nkita kunyitaho banza wumve banza ngusubize ngiyeyo Jack utazongera no kunyibeshyaho banze nkurabure ngiye nkunda nkaha agaciro wakamaye wanyubashye ngacira bugufi kuwanciriye bugufi urumva ngahereza akaboko kuwakamaye yego ngahereza ubuzima kuwa wumaye mu gihe rero kunyamaganira kure unera utwatsi unera amabuye nta n'igiceri cyawe cy'icumi nzi nta n'umugati wawe nzi nta n'amazi yo kunywa yawe nzi nta n'amafaranga yo kwishyura randirodi yawe wigeze umereza nta n'imikorere wigeze uma urimo uraza unesha umutwe umbaza iki nta mwanya ngufitiye mu gihe nta kintu mariya mu buzima bwanjye nta mwanya ngufitiye none se ukunda ibintu cyangwa ukunda umuntu njyewe nkunda ibintu nkakunda n'ubifite kugira ngo ubyemere nese uko nta mafaranga mfite ngukunze ntabwo wanyemera nawe shari kwigumanira urwo rukundo urukunde mama abantu ariko njyewe naje no gusanga kwigumanira sobona Jack n'undi namuhe mama udufite umva Jack sobona nabyo biboro bavuga ngo urukundo ngo rw'umuhungu w'umukene ngo ni nyina yangu urumo nawe ugiye kugenzura neza ntago na nyoko yagukunda utayafite amafaranga reka nkubwire kanya ntabwo nakora kuri telefone guhamagara ibyo nimera urumva ngibyo ikibazo irakirigata naho ubundi sinjye kubeshya muzabe muri babiri nyoko yarababyaye wowe umuha amafaranga undi atayamuha urebe uwakunda cyane n'uwashyira imbere cyane uwo ni wa mujinya wa Kayini ni rya shyari urukumva neza ariho hahandi usanga mwamuvukana na Jack ugasanga umubyeyi umwe akunze undi kubera wa mwuka w'ishyari urukumva neza urebe mu bana ufite abana bawe n'ubakunda bose ese Jack ubundi ugira umwana njyewe waramunteye se none se utabyara ubundi kandi nzi ko abantu bagukunda ari benshi none se uri kundi umatiriza banza wumve uri kundi umatiriza kubyara ufite sheri mbese mbimaze iki bimarira iki ufite sheri ufite sheri n'ababyara ufite sheri sheri harya ngo bisobanura iki umukunzi nyine abakunzi banje abantu bose bankunda n'abanjye oya ndavuga nyine hari umuntu uvuga ati ngewe mfite umuntu umwe niyo naba ngiye gupfa ntabwo namwanga mba mwiyumvamo nkumva yambera papa w'abana banjye nkumva yansaba akanshyira mu rugo sheri wanjye n'amafaranga
ngiye kugusengera Imana iguha umukunzi umwe abandi bagende nabo kukwangaza isengera wowe ubwawe ku giti cyawe nyine unsengera ngusengere wewe wisengera ariko ikibazo impamvu mutabona abagabo ngiye kuyibabwira babona mutuka bati umugore yazantera inzara beti bando w'idara igeze gutakira ngo nabuze umugabo hari uwo nigeze gutakira kubasengera Imana bakorera ubukwe ikangubwira bigende neza harya yitwa nitwa Noheri reka ngurabura urumva cyambe singeze gutakira ko nabuze umugabo bose nabanjye iryo nitangazo ngo hayi abagabo bose nabanjye hari abatarababo sinjemera banza wumve ubwo nanjye sanje umugabo wawe oya ntago uri umugabo niba unkuyemo rero nabandi sabawe kubera dore cyambere umugabo wawe ariko mwagiye mu murenge akayishyiramo yamara kuyishyiramo impeta niyo mvuga nese umvaga ibikibuna akayishyiramo akavuga ati njyewe nitwa akayishyiramo impeta nyine akayishyira mu rutoki niho navugaga kandi mwakoga muvuga ibintu bibi urumva yamaze kuyishyiramo uramanika ukavuga ahubwo muri kumvugisha banza unyumva wowe akayishyiramo yagize ati njyewe nitwaga Manuel mbaye umugore wa kanaka uri kumva neza yamara kuyishyiramo nawe ukahita uyimushyiriramo uri kumva neza ibintu bikagenda neza mukarahira mwese mukarahira ubundi akavuga ati uyu ni uwanjye ubundi profe ufite umugore njye nta mugore ngira ufite umwana se ayasha nabuze ubwenge kera nasundaga mu tubari mbona n'ububyara ariko ndashimira Imana yabikuvanye ko n'ubu se ko n'ubu mbona nta bwenge ko mbona urusikama wakwicara n'izi mbaraga ariko imbaraga z'Imana aho ziri niza satani ziba zibungabunga zishaka kwiba abana b'Imana oya nubundi ko mbona oya ntabwo navuze nubundi ko mbona nubundi uri scama nibundi oya nta bya scama ibyo mubwira njyewe uri guscaminga abantu ahubwo ndi n'umuntu ukomeye ntuzi gufata abantu nk'aba ngaba babaye akasa mutwe kuri YouTube urumva sha ukabicizanya na profete umuhanuzi ariko uyu munsi ubundi kurwana n'imbaraga z'imyuka ibiri imbaraga z'Imana ziri hafi yacu ubu zatugose ariko reka mbabwire yego ziba zihari z'imyuka ibiri ubu hano hirya ngo cyane imbaraga za satani ziba bati ndabiba hano hari zivuga ati mu izina rya Yesu ndabatabara hariyo mpamvu uzajya ubona ngo abana b'Imana bateraniye n'abasatani ngo baraza bakiyoberanye bakaba wabyumvishije neza iki kiganiro nakasa mutwe mukabyara niyo mpamvu uyu munsi nababwiye ngo ndashaka gusengera Imana ikaguhereza umuntu akayigushiriramo ukavuga ati njyewe ndarahiye ukajya mu murenge imbere ya gitifu ukavuga ati njyewe nitwaga Mishu najyaga nigenga ariko bakimara kunciramo iyi mpeta mu rutoki mbaye umudamu wa kanaka na kanaka abaye umugabo wanjye nuko gahunda ziba zimeze bakayimushyira wari uzi ko Bible se ujye ngo uyisoma Bible Bibiliya iravuga nta kigabo kizabura ikigore cyacu wari ubizi ko harimo ngo gushaka umugore ni byiza no kumureka ni byiza kurushaho nanjye rero gushaka umugabo ubwo urashaka kubwira abantu bose ngo babe bapadiri rero bamureke byiza kurushaho wigandisha abantu aho ni izo stress n'iziki kwa nta stress impamvu bivuga warabyaye uzi uko igise kiryana wabyaye umwana wa mbere ubyara wa kabiri ubyara gatatu usikuri nakasa mutwe burya abana bose uri kumushyiraho urumva neza utaje uvuga ati mugisha ariko nk'uyu nguyu Jack iyo ugeze mu rugo uhamagarane hamagarane abamamagara se barakureba iyo mamagara ubu kandi byo ukeneye kubaka kuvamo umudamu mwiza uzi ukeneye igitenge waberwa kujya ugenda uvuga ati kuko mwami Imana azantabara ariko kwambara ibi ngibi ibyo bibwira mama wawe wa akubwiza ukuri yaba hari mbabimubwiye ariko babanza reba ukuntu bela sala wido bikoni zango ni bra ndakumva man ndakumva ngabanza amenya amavuta y'Imana ubu ngubu mfite muri meze papa wanjye yaba arahari cyangwa mama wanjye ngo arebe sigaye mvugira hasi ariko Imana ishimwe hoya zamura volume urumva neza urimbe nkambonye uvuga ati tuzamuke ya misozi yera hari ijambo nifuza kukubwira Uwiteka Imana yanjye dore impamvu mba mvuga nyine iyo keya niyo njyewe nkeneye Mana nkura mu busiri batera Mana dusenge tugiye gusenga Imana tubwire Imana inkure mu busiri batera
nawe igukure mu busiribateri nawe igukure mana nkure mu busiribateri mana nzanira umugore mana nihanira wakwisengeye nawe ntunamvuge mu bantu usengera namaze kumenya ko mwebwe impamvu mudakunda gusenga ngo mwanga kwanduza ngo izina ry'Imana ngo wajya imbere ugahita usomana ubundi gusomana si icyaha nkunze oya nkunze kabimenya kuki musoma mubwira ariko aribajara nisubiza urumva ndikobaza gusomana si icyaha kuki musoma kwanduza urusengero rw'Imana ariko mwagera imbere mugasomana ejo mukongera urabikora nka kwihora n'ijambo rivuga aho kugira niyoberanye nkawe shabeta nuko najya mu cyumba cyanjye ngajya kuryama jewe ntabwo nakiyoberanye niyoberanye agatsindwa no witekura ubu jakaraje ngo naramusabye uriyoberanya Imana ibandinde mu izina rya Yesu Kristo we inde bose Herigura ni pastor nibe na korode nibe nawe korode ni pastor umuhanuzi yarabyimikiwe jewe naje mu mugambi w'Imana urumva we petina ngana yo jewe bavuga ibintu inzi bobo banzu nyumve gusomana si icyaha jakarika ariko gusomana buriya Imana ikunda umunyabyaha nze kubiza ariko ikanga icyaha n'igisa nacyo hanyuma uyu munsi rero sore gusoza ushaka kutubwira ngo iki dore ndi gusoza ushaka kumenya ikintu uri busoze ndi gusoza nshaka kubabwira ngo ubuntu bw'Imana buguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura ugomba kubawe kabiri ndasoza mbabwira ngo nimwakire umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwanyu mwihane kuri kamera abagabo mwacumuje nabo mwaryamanye nabo mugarukira Imana izabagirira neza ibyo bigumane mu mutima wawe bigumane nyine ninde wakubwiye mushiki wawe ubwire mama wawe ubwire bene wawe nje ntaho duhurira kamera wabumvishije ndakwishituye aba bantu wabumvishije ndakwishituye ahubwo nagukubitira kuri kamera aba bantu wabumvishije ndashaka kuba umva ijambo ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano zo kugororera umuntu wese bikwije ko Imana iza kuguhemba izaguhembera ko warangaje abagabo izaguhembera ko wasize itakwa ruko bati muri hehe aba bantu barashaka iki ndati Jake niwe wakushoborera nukuri pe uriya ngo ni Noheli niwe wamushobora pe nawe mbanze ndebe ubuse nka biriya yari kuvuga ibiki ndamukubita nagaruka jewe reka mbabwire genda abantu babyumve aba bantu nababwira ngo murakizwa cyangwa ni mukizwa murakizwa cyangwa ni mukizwa kizwa mu izina rya Yesu kizwa mukizwa ibyo muri mu birangiye wowe ngo ni misha ni iki njye nakoze iki vuga ngo Mana babarira guteretana n'abagabo babandi abagabo babandi ni bande abutwara Mana babasenge bano bakobwa ni izina rya Yesu imbaraga z'Imana zibabeho zabasengeye dirukana abadayimoni babagendamo ni izina rya Yesu kizwe ya midayimoni bita mukizwa ni mukizwa genda